ngo aya ni amategeko agomba kugenga nk'umugabo by'umwihariko irya 14 ni amategeko 18 agenga abagabo byo uritindeho. Wumvise ngo niba wicaye amategeko ushatse wadodesha ingutiya ijipo ingutiya ukajya wifotoza ubundi mu gihe kizaza guhera uyu munsi mbaba rugendo yidodesha wumve neza nimwumve bagabo ngo ntuzigere usubira ku mugore umukobwa wo guciye inyuma. Dutangiye gutyo ngo umugore waguciye inyuma aba yakwiyeretse kandi ngo umugabo wa nyawe abazi neza ko atagomba kuba umugabo baruhukiraho n'abagore. Ntabwo ari amahitamo ya kabiri cyangwa se ntabwo ugomba kuba amahitamo ya kabiri. Wowe uri umwami w'ubuzima bwawe umugabo. Niyo mpamvu nkubwira nti jya wiyubaha jya wihagararaho. Umugore waguciye inyuma nta kindi wakora uretse kugenda ukamureka ngo kandi ntuzigire unareba inyuma n'abagabo. Uza kumbwira niba uri umugabo ugendeye kuri aya mategeko oya mvuze ngo iki ntuzigire na rimwe unareba inyuma. Ngo niba uri umugabo cyangwa se wiyumva nk'umugabo ndagira ngo ntuzigire utuma mu buryo ubwo ari bwo bwose umugore agusuzugura. Iryo ni itegeko rya kabiri. Umunsi waretse ibi bintu bikakubaho ubwo tayari watangiye gutakaza imbaraga zawe n'ububasha. Ngo jya uhagarara nk'umugabo kandi ubusabe cyangwa se ubisabe kukubaha abantu babimenye. Nta kintu cyo kwirengagiza kibaho kugerekeye gusuzugurwa cyangwa se agasuzuguro. Uri umugabo w'agaciro ngo abagore muhura rero baba bagomba kubimenya cyangwa se kumenya ibyo bintu. Ngo ndagira ngo muzamure ibiciro byanyu muhende mubure ku isoko n'abagabo. Ngo ubundi nta mugabo ukora undi muntu mu kiganza yicaye. Ni itegeko rya gatatu. Ngibi ushobora gukeka ko ari ibintu biraho gusa ngo ku bagabo ariko ni ibintu bigaragaza nk'abagabo cyangwa se bagaragaza nk'abagabo b'intege nkeya kandi babanebwe. Umugabo aba agomba guhaguruka akabareba cyangwa se ukareba undi mu maso agahagarara mu mbaraga ze akamukora mu kiganza. Ni ukuvuga ngo ukorana mu kiganza cyangwa se ukora mu kiganza cy'undi muntu ubundi ngo bisobanuye ijambo ku mugabo. Iteka jya umenya ko wabikoranye ukwiyubaha. Jya ubisuzuma buri gihe ntuzigere cyangwa se nta na rimwe ugomba kuzigera wisanga imbere y'abagabo wubitse umutwe cyangwa se imbere y'abandi bantu keretse uri mu makosa. Ngo ubundi nta mugabo wo kwibabaza agamije gushimisha abandi. Tekereza nk'umugabo umarira amafaranga yiwe mu kabari cyangwa se mu bindi bintu ngo ntabwo yasiga abandi bagabo mu kabari cyangwa se banywa ngo batazamuseka ibaza ibyo bintu. Ibigoryi ngo nibyo bitamba cyangwa se bitangamo ibitambo ahazaza habyo kugira ngo byishimirwe n'abandi. Urumva koko ibintu birababaje. Urumva kakana ngo ubundi ububasha n'imbaraga biva mu kumenya no kubasha kugenzura amafaranga yawe uko yaba angana kose ndetse no mu kwigenga cyangwa se kwihagararaho mu gihe abandi bashaka gushimagizwa. Wowe ujye uba ku bukungu n'abagabo ndi kuganira nabo hano cyangwa se n'abandi bashaka kubaho kigabo n'abagore bose. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi bicunze nabi. Niyo mpamvu utamenya watakariye. Niyo mpamvu uyu munsi jya ukurikira amasomo wungukira hano kuri Tire Montagne Rwanda. Twe niko twitwa amasomo yagufasha mu buzima. Reba munsi y'iyi video ahandi ijambo subscribe niba utarabikora aho hantu ukanda ukajya ubana natwe mu biganiro by'ubwenge nk'ibi mu gihe kizaza. Twakomeje n'amategeko ngo ntuzigere na rimwe uri ikintu cya nyuma gisigaye ku isahani niba atari wowe wagihashye. Ngo ibi ni ibyerekeye icyubahiro no kwifata. Ngo ibintu bya nyuma ujye ubirekera wabihashye. Ubundi umugabo wa nyawe amenya neza igihe cyo gutera intambwe n'igihe cyo gusubira inyuma kwisubiza inyuma. Ntabwo ajya busanya ibyo bintu uko ari bibiri n'abagabo. Ihagarareho uzihagarareho ntuzigere uba wa muntu wakira gusa adatanga nta kimuvaho. Ibaze no kugurira inyama noneho hasigaye himwe akaba ari wowe uyitamira ukaba urayitamiye. Ibi ni ibintu bya fake ndakumiro gusa. Buri gihe umugabo wa nyawe ngo ahora ategura uburyo yaba mwiza birenze uwo. Ngo ubundi kwirarira ni umwanzi w'ubuhangange ku bagabo. Buri munsi mushyashya aba ari umunsi mwiza wo kurema umugabo mwiza urenze uwo wari we ejo hashize. Jya uba umugabo w'intego zikorere byo kuzigeraho cyangwa se kuzazigeraho kandi ngo ntuzigere uhagarara usubira inyuma. Nta mugabo wo kuba bijya iyo bigiye. Iryo n'irindi tegeko ngo umugabo burya aba agomba guhagarara ashikamye afite ibyo yemera nuko nguko. Ngo niba uri umugabo undi mugabo agafata ubuzima bwawe akaba ari ubuyobora ubuzima bwawe ngo ubundi hano tayari uzaba wamaze gutakara. Uzaba watakaye. Ba wa wundi ushyiraho amategeko n'amabwiriza udakurikira
buri kimwe kije imbere he cyangwa se imbere yiwe. Imbaraga zibonekera mu kudasubira inyuma no kutareba iruhande. Mwumve aya mabwiriza ngo ujye ufata amasegonda 3 cyangwa se rimwe igihe ubajijwe ikibazo mbere yuko usubiza. Ni abagabo ngo umugabo uteye gutya biba bigaragara cyangwa se bimugaragaza ko ari umugabo uyoboye kandi udashiramo igitugu. Ubundi ubwonko bwihuse ntaho buhurira n'umunwa uvugagura cyane cyangwa se uvuga byihuse. Ntabwo haba ibyo ngibyo. Guhera uyu munsi nagira ngo mujye mutekereza mubone kuvuga, ubundi muvugana ububasha n'imbaraga. Ngo ubundi gutekereza mbere yo kugira icyo uvuga hari ikintu birema. Amagambo yawe ahita agira agaciro n'uburemere buhagije kuruta uko ubitekereza, kandi urubahwa barakubaha. Umugabo ntuzigere wingingira abantu kubana nawe haba mu rukundo cyangwa se mu buzima. N'irindi tegeko ngo abagabo benshi barenga kuri ibi ariko bibagiwe ko baba batakaje cyangwa se bari gutakaza agaciro. Abagabo ba nyabo ntabwo bizirika ku bana, ahubwo aho bari abagabo ba nyabo barabasanga. Abantu barabasanga. Umuntu natabona agaciro kawe ngo ujye wigendera utanatonganye. Yewe n'abagabo mbwira n'abandi bose bashaka kubaho kigabo, ubundi gutyo umeze wireba uri igihembo. Ntugafata agaciro kawe ngo ugaterere inyuma. Ngo nta mugabo ubundi usuhuzanya yicaye. N'irindi tegeko gukora mu kiganza. Gukora mu kiganza ngo ni uburyo cyangwa se uburyo bikoramo nicyo kimenyetso cya mbere cy'imbaraga, kwigirira icyizere kandi no kwiyubaha. Umuntu akubonaho ni ikimenyetso cya mbere tubona. Umugabo ukora mu kiganza cy'undi nta ntege afitemo, nta mbaraga, ubimushushanya nk'umunyantege nkeya. Simwe mwibaza impamvu umuntu agusuzugura mutaranavuganara. Jya ufata kiriya kiganza ukomeje kandi ubarebe mu maso. Jya ureka bumve ko uhari, presence. Ubundi ikiganza cyawe kigusobanura utaranakora, utaranagira ikintu ukora. Kwifata mu mifuko, kurya inzara, kwikorakora mu ntoki, ibyo ni ibimenyetso by'abagabo ba feke. Ngo jya ugorora umubiri wawe nibura inshuro enye mu cyumweru. Umubiri wawe ni urusengero, siko Bibiliya harya ivuga, rw'Uwiteka. Imbaraga umubiri ufite, imbaraga ni rwo rufatiro rw'ubuzima bwiza. Kumenya icyo ushaka ndetse no kwifata urabikeneye nk'umugabo. Kuba umubiri wawe waba ufite ubuzima buzira umuze, ibyo bintu ni ibintu ukeneye nk'umugabo. Itegeko rya 12 ngo jya uhora usa neza nk'umugabo bititaye ko wagiye cyangwa se ugiye. Nta byo gukaraba ari uko ufite akazi gusa cyangwa se abashyitsi. Ambara neza uko usa, ibyo bigusobanura bwa mbere na mbere. Uko usa bigutandukanya n'abandi kandi biri mu cyubahiro kuri wowe. Imyambarire yawe ni imbaraga, jya uyikoresha rero nk'intwaro. Ntibakakuvuge cyangwa se ntibakakugwe gituma wambaye nabi, usa nabi. Buri gihe jya wambara neza mu bari mu cyumba. Itegeko rya 13 ku mugabo wese akeneye mu buzima bwiwe nuko nya kwirwanaho, kwirwanirira. Umugabo utabasha kwirinda ibibazo aba ari wo gusabirwa muri iyi si. Singushaka aho ngaho rero niba turi kuganira uyu munsi. Ubumenyi, imbaraga, kwigirira icyizere byose bituruka mu kumenya ko ibyakubaho byose washobora kubisohokamo. Wa mugabo we ahagarika kujya wishingikiriza ku bandi, ibyibanze bijye biguturukaho. Umva itegeko dusorezaho. Abagabo ngo murekere nyabona kureba amashusho y'urukozasoni. Ngo abagabo uyu munsi bafite ibibazo cyangwa se abasore, ariko ntabwo dukunda kubivugaho. Nta cyizere bakigirira, ibiha agaciro, barikinisha. Ngo ariko kandi bakareba aya mashusho. Ubu bwoko bw'aya mashusho mwumve bagabo. Ngo niba ushaka kure mu buzima bwawe bwiza, hindura ingeso nk'izi, ubundi ubugabo bwawe n'ububasha bwa kigabo uzabisubirana 100%. Turasoje nuko nguko dusoza. Hano ni kuri Tele Montagne Rwanda. Wakurikiye ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibi byose biri mu bintu dukenera, niyo mpamvu tubibagezaho kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Umenya byinshi rero mu bibera mu isi, ukurikira Tele Montagne Rwanda umanutse munsi y'video. Ubaye utarabikora ahantu handitse ijambo subscribe aho hantu iyo wakanze, ubutaha utangira kujya ubona ibiganiro byacu mu gihe kizaza uburyo bukoroheye, tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinza buri rero niyo gahunda duhanye. Nitwa Samuel Mugisha. Reka Imana duhana umugisha nimukora ku kantu ni subscribe.